ubu turi kwambukiranya ijoro ritarangwamwo imbabazi na nkeya, izuba ry'imbabazi riri kurenga, marayika ari kuzinga amababa ye, icuraburindi dore ribaye icyago, aho kwizera dufite kurarikesha, niba Yesu atari buze vuba kurimbura iyi si yangiritse, akwiriye gusaba imbabazi ab'i Sodomu ndetse n'i Gomora, kuko ibi biri gukorwa none bimaze kurenza urugero rwose, turabahamya bo guhamya yuko twabonye ikuzimu uko hasa, n'abadayimoni amaso ku maso, abantu bakibasha kumva nimu bashyira ukuri imbere maze bahitemo, maze bahereko fata umwanzuro, ujya kumva umuntu wabonye ibyo twabonye aravuze ngo ibintu byasubiye uko byahoze, n'abatunze za Bibiliya nibo bikiri shiyonero, kandi mu by'ukuri ibyo nibyo tujya twita kwica umuntu maze ugashinyagurira n'umurambo. Mugenzi cunga umuzigo wawe, wikorere umusaraba wawe, wihanganire isoni zawe, kugeza ubwo Yesu azakuruhura. Nubwo hagati yo kuremwa kw'isi no kurimbuka kwayo harimo intera ndende, ariko igikorwa giheruka n'ukugaruka kwa Yesu, n'itangiriro ryacu harimo iherezo, ngaho ni mwitegure, mbese n'ukubera icyo abantu bahagaze ku rugabano rw'isi ihoraho, bafite ubuhumyi benaka kagena, ariko wowe wamenye ibijya mbere, uramenye itabaza ryawe rihore ryaka, nturangare ngume nk'aba bandi, abigisha b'ibinyoma babaye benshi, n'abaririmbyi b'ibinyoma badutse, abahanura amahoro ni hose, nyamara abantu bakeneye ukuri, nimubashyire ukuri imbere bahitemo, ntibamenye ukuri kuzaba batura, igihe turimo giteye urujijo, wowe wamenye komeza icyo ufite, tugiye guhamagarirwa gufata imyanzuro irenze iyo twafashe, dore ibimenyetso biri imbere